ishaka, ukambara nk'uko Imana ishaka, ubuzima bwawe bwose ubayemo ukabubamo nk'uko Imana ibishaka. Kwizera ni iki? Kwizera Imana ni ukuyizera naho abantu bose baba badahari. Kubera yuko Imana yo niyo kwizerwa ibihe byose. Ntabwo Imana bayizera kubera ko dadi ahari, kubera ko mami ahari. Ntabwo Imana bayizera kubera ko tonto ahari. Ntabwo Imana bayizera kubera ko akazi gahari. Uko kwizera kuraciriritse. Ukwiriye kwizera Imana ku rwego ruri hejuru. Shimwe. Haleluya. Urambura ibiganza dusuhuzanye. Haleluya. Nitwa Ntezubuntu Augustin, urutse ku itorero rya Cyahafi, niho dukorera umurimo w'Imana, ni muri paruwase ya Muhima. Turashimira Imana yera ko iduhaye umugoroba mwiza w'impinduka kugira ngo Imana igire ibyihindura ku buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Tuba twagiye tunyura ahantu henshi hagiye hatandukanye, baba baduhaye intasho. Muzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Numvise umwuka wera ari kumata cyane kuvuga kuri aya magambo. Babwire ibintu bitatu byagufasha kugera ku by'Imana yavuze. Ibintu bitatu byagufasha kugera ku by'Imana yakuvuzeho, ibyo tugiye kuvugaho, hanyuma dusengane Imana. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2. Turasoma duhereye ku murongo wa 15. Itangiriro igice cya 2 dusome ku murongo wa 15. Turaza gusimbuka dusome mu gice cya 3 aho mu Itangiriro, hanyuma naho turasoma ku murongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. 2:15 aravuga ngo Imana ijyana wa muntu mushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ibice 3 aho ngaho ku murongo wa 16 aravuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe, ufite inda uzajya ubyara. Subiremo. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe, ufite inda uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu aramubwira ati, iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvuma. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Uzajya bukumereramo mikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugezaho uzasubirira mu butaka, kuko ari mu wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Twese tuvuge ngo Imana itugirire neza. Kadusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana
igice cya kabiri. Dusome duhereye kuri uwo murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ni kuri paje ya 94 mu Isezerano Rishya. Dusome duhereye ku murongo wa mbere, twumva ko havuga: ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo atahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ko kitaragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zerejwe zaremwe mu mabuye, zashiriweho kwiyeza nk'uko mugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati, mwuzuze intanga amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayimushyira. Uwo mwanya uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse abahereza badashye amazi nibo bari babizi. Musangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washinguye izi nziza, abari nazo uheruta. Imana itugirire neza. Haleluya. Nari mbivuze tugiye kuganira ku bintu bitatu byagufasha kugera ku by'Imana yavuze, ku by'Imana yakuvuzeho. Ngiye kuvuga kuri ibi bintu bitatu. Tuba dufite amagambo menshi yo kuvuga, ariko nakomeje kumva umwuka wera arimo agenda agarura aya magambo ngo abe ariyo tuganiraho. Ni ibintu bitatu byafasha umukristo kuzagera ku by'Imana yamuvuzeho. Icya mbere ni ukumvira Imana. Icya kabiri ni ukwizera Imana. Icya gatatu ni ugukorera Imana. Ibi bintu uko ari bitatu byafasha umuntu uwo ari we wese, abe muto cyangwa mukuru, abe azwi cyangwa atazwi. Ufite ibi bintu bitatu bimufasha kugera ku by'Imana yamuvuzeho nta kibazo, ari muzima. Nakomeje kumva umwuka wera arimo ampaye amagambo ngo nyabasobanurire ku buryo muyumva. Ubundi umuntu agira ibice bitatu. Umuntu mu buryo busanzwe, umuntu muzima nkanjye nkawe, agira ibice bitatu. Agira igice cy'umutwe, kagira igihimba, akagira n'amaguru. Umutwe nawo ufite ingingo. Ku mutwe hariho amaso, hariho amatwi, niho hariho amazuru, niho hari umunwa, n'ibindi byose ntavuze. Hanyuma igihimba nacyo nicyo kiriho amaboko. Amaboko nayo abaho ibiganza n'intoki, kandi niho hari inda, niho hari amabere, niho hari imbavu, niho hari n'umugongo. Yego. Hanyuma igice cy'amaguru nacyo kigizwe nyine n'amaguru guhera hano kumanura. Nabyo ntabwo ndi bubijyemo cyane.
uyu ni umuntu mu buryo busanzwe. Tuvugane ngo amen. Munyitabe cyane. Haleluya. Uwo ni umuntu mu buryo busanzwe. Mu buryo bw'umwuka, umukristo agomba kuba afite ibi bintu bitatu. Agomba kuba ari umuntu wumvira twagereranije n'umutwe. Byumvikane ko umukristo utumvira Imana ntago afite umutwe muzima mu buryo bw'umwuka. Umutwe ntago ari muzima. Kwizera twabigereranije n'umutwe. Apurito kumvira twabigereranije n'umutwe. Kwizera mu buryo bw'umwuka bigereranywa n'igihimba. Byumvikane ko umukristo utizera, umuntu ubayeho atizera Imana. Muraza kunyihanganira ngwaye kuno kuguru. Murabona ndi kugenda ntari gutambuka neza, ntago ari amafiyeri, mwihangane ntago kumeze neza. Umukristo utagira kwizera nta gihimba afite. Hanyuma umukristo udakorera Imana nawe nta maguru agira mu buryo bw'umwuka. Noneho twibukiranye ko uyu mubiri uzasigara ino nubwo udufasha mu gukorera Imana, nubwo udufasha gutambutsa message Imana yashakaga gutambutsa, ariko uzasigara ino. Umukristo rero yakagombye kuba yibitseho ibi bintu bitatu. Kumvira Imana ni iki? Ni ugukora ibyo Imana ivuze, ukagenda nk'uko Imana ishaka, ukambara nk'uko Imana ishaka. Ubuzima bwawe bwose ubayemo ukabubamo nk'uko Imana ibishaka. Kwizera ni iki? Kwizera Imana ni ukuyizera naho abantu bose baba badahari. Kubera yuko Imana yo niyo kwizerwa ibihe byose. Ntabwo Imana bayizera kubera ko dadi ahari, kubera ko mami ahari. Ntabwo Imana bayizera kubera ko tonto ahari. Ntabwo Imana bayizera kubera ko akazi gahari. Uko kwizera kuraciriritse. Ukwiriye kwizera Imana ku rwego ruri hejuru, kubera yuko abo bose bataraza Imana yari ihari. Isi itarabaho Imana yari ihari. Mukwiriye kuyizera kugera ku kigero naho abantu bose batandukana nawe ugakomeza kwizera Imana. Uko niko kwizera. Gukorera Imana ni iki? Ni ugukora ibintu bingana n'ibyo Imana yakagombye gukora ibaye ihibereye. Hari ubwo twishuka bikitwa ko turi abakozi b'Imana, ariko ubuzima tubayeho, ubuzima dukoreramo hatarimo kumvira Imana, ibyo ntabwo ari ugukorera Imana. Ni ukuyoborwa n'umubiri, ni ukuyoborwa n'abantu, ni ugukorera igiciro runaka hatarimo gukorera Imana. Gukorera Imana ni iki? Niba Imana yavuze ngo mbwirize iri jambo, hari ibyo nigisha hano, soma iyi mirongo somye, birasaba ngo abariyo soma abari nayo mvugaho. Nindamuka ntambitse nkazana ibindi biryoshye kubera ibi, habayeho kutumvira Imana. Ubu ntabwo naba ndi gukorera Imana. Naho byaba
byaba biremereye, naho byaba bitumvikana, ariko ibyo ari byo Imana yashakaga kuvugana nawe, nibyo nkwiriye kuvuga, kuko nibyo bigirira umumaro ababyumvise, nibyo bivura imitima y'ababyakiriye, nibyo bikiza ubugingo bw'abari kubyumva, kuko ubu Imana niyo ihagaze muri Augustin ikaba iri kuvugana nawe. Hanyuma iyo habayeho gutambikira, hanga kuvuga nk'ibyo Imana yashakaga kuvuga. Mu bantu biritwa ko ndimo nkorera Imana, ariko mu ijuru tayari narangije kuva mu murongo w'abakozi b'Imana. Yesu yabivuzeho muri Matayo igice cya 7. Yavuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati Mwami, ntabwo twahanuye. Abwira ati koko mwarahanuye, ariko nimwumve imbere sinigeze kubamenya mwankosi z'ibibimwe. Kubera iki uyu muntu abayeho yitwa umukristo ariko hari ingingo atujuje mu buryo bw'umwuka, hari ingingo adafite mu buryo bw'umwuka? Dukwiriye kubaho mu buzima bwumvira Imana. Ukwiriye kubaho mu buzima bwizera Imana, kwizera Imana, kwizera Imana. Twasomye mu Itangiriro igihe Imana yari imaze kurema isi n'ibiyirimo byose, imaze kurema Adamu na Eva, kirabafata ibajyana mu ngobyi ya Edeni. Iyi ngobyi ya Edeni ngo yari irimo ibintu byose. Bagezemo Imana ibaha itegeko, irababwira ngo munyumve nitwe Uwiteka. Irababwira ngo kuri izi mbuto zose, kuri buri giti cyose cyo muri iyi ngobyi ya Edeni ujye urya uko ushaka. Ibaha uburenganzira, irababwira ngo mujye muziryaho uko mubishaka, mwazirya ari mbisi, mwazikoramo ji, mwazijya zihiye cyangwa zidahiye. Imana irababwira ngo mujye muryaho uko mushaka, ibaha uburenganzira. Ngo Imana ifata gahunda yo kuzajya ibasura ku mafu ya nimunsi. Buri nimugoroba Imana yari yiziraga, uko bukeye nuko bwije Imana ikaza kureba abantu bayo. Iyo hariho kumvira Imana, iyo hariho kwizera Imana, iyo hariho gukorera Imana, Imana nituza ihora iteka icunze umutekano wa muntu. Imana ihora iteka ibungabunga ubugingo bwa wa muntu. Imana ku manywa na nijoro nta muntu itumye, ntawe yohereje, iriyizira kuri uwo muntu. Imana ikajya ibasura bukeye, hamanuka inzoka ngiraza yoshya Eva. Ndamubwira ngo ariko Imana koko yabahaye uburenganzira bwo kurya kuri zino mbuto zose, ko bimeze? Eva arayibwira ngo zose ntago tuzemerewe, yaduhaye uburenganzira bwo kuri zimwe, ariko kiriya giti kimenyesha iby'ubwenge yarakitubujije. Ngo inzoka ibwira Eva, iramubwira ngo yarababeshye, nuko yabonye mukiriyeho mwagira ubwenge bumeze nk'ubwayo, mugahinduka nkayo, none iteka wirire nta kibazo. Ngo Eva arangije asoroma kuri cya giti yari yarabujijwe. Aho ngaho ntabwo hari hakiriho kumvira Imana. Bwira mugenzi wawe ngo ukwiriye kumvira Imana. Mukore mu kiganza biremewe, umubwire ngo ukwiriye kubaho wumvira Imana mu buzima bwawe. Arateka ararya, ngo n'umugabo aje aramugaburira nawe ararya. Ngo bamaze kurya, Imana ihita ifata gahunda yo kuza kubasura.
ngo Imana iyo yahagurukaga mu ijuru izi bumvaga imirindi y'Imana bagatangira kwitegura kwakira Imana mu buzima bwabo. Ariko ngo uwo munsi Imana ihagurutse ije bumvisha imirindi ngo bajya kwihisha. Imana itugirire neza. Ko baragenda baca amababi ya bya biti aba ariyo biboheramo ubucocero ngo bahisha isoni z'ubwambure bwabo. Ariko ngo Imana imanutse iraza ihageze aho bari basanzwe bahurira. Imana irahamagarira irabaza ngo Adamu, Adamu, Adamu uri he? Haritaba ati karame ndi hano. Ariko ntabwo yahise yitaba ako kanya ngo yabanje kujijisha. Kazajya abwira umugore akamubwira ati wakwitabye. Eva akabwira umugabo akavuga ati ariko singihamagaye. Irimo irahamagara Adamu. Turashimira Imana ko izi amazina yacu. Haleluya. Turashimira Imana ko izi amazina yacu. Yamubaza ngo Adamu. Adamu akabwira Eva akamubwira ati ariko wakwitabye. Eva akamubwira ati ntago ari ngihamagaye. Erega izi ko nitwa Eva. Adamu ngageza haritaba. Haritaba ati karame. Iramubaza ngo uri he? Yayibwira ngo ndi hano ndihishe kuko nambaye ubusa. Iramubaza ngo aho ni wariye kuri cya giti? Arayisubiza ngo umugore wampaye ni wowe wabikoze. Baza Adamu Eva nawe ngahita avuga ngo ho yarata. Harimo arakubeshya niya nzoka waremye. Imana ihita ihamagara irabazana bombi. Ibwira wa mugore yari yarahaye uburenganzira bwo kurya kuri za mbuto. Turashimira Imana ko ivuga ikarinda n'ijambo yavuze kandi ikaririndana n'uwo yaribwiye. Ariko habeho iki ngiki, niba wifuza kuzarya ku by'Imana yavuganye nawe nta kibazo gihari. Iby'Imana yavuze birahari ntaho bizajya. Ikibazo gihari nuko abantu bananiwe kumvira Imana. Naho byatinda icyo Imana yavuze irakirinze. Naho byamera gute icyo Imana yavuze igihagazeho. Kandi mbibutse yuko umuntu wese ufite gahunda yo kumvira Imana, Imana nayo ifite gahunda yo kuzajya imwumvira. Umuntu ufite gahunda yo kwizera Imana, Imana nayo yiteguye kumugirira icyizere. Ukwiriye kwizera Imana kugera ku rwego Imana nayo ikugirira icyizere. Kazajya kavuga ati hariya shije mu mafite umubyeyi naho abandi bose bagenda. Ndabizi yuko we akomeje gahunda yo kunyuba. Naho byagenda gute Imana ikakugirira icyizere. Kavuga atariko naho abantu bose banyanze nzi kuriya muntu atanyanga. Naho abantu banze kunyumvira Imana igahagarara. Kavuga ati hariya hari umuntu ndabizi ko yanyumvira. Tuyiramburira amaboko Imana. Muyatinze tuyihereza icyubahiro. Irabahamagara abantu yari yarahaye uburenganzira bwo kurya ku mbuto. Irabahamagara abantu yari yarahaye amasezerano, yarirahiriye irababwira ngo ndabibeguriye. Ni byiza kuba Imana yaravuganye nawe, ariko naguhitiramo kuyumvira, naguhitiramo kuyizera, naguhitiramo kuyikorera, kuko ibyo nibyo bizaguhesha gusohorezwa iby'Imana yavuze. Ibyo nibyo bizaguhesha kwakira iby'Imana yavuganye nawe. Gihita ibwira uwo mugore iramubwira ati rero
nari narakubwiye ngo ujye urya kuri izi mbuto uko ubishaka, kubyumva birahindutse. Ndamubwira ngo wa mugore we, kuko utanyumviye ukumvira inzoka, nzagwiza umubabaro wawe utwite. Ntabwo ari uko Imana ari ingome, ntabwo ari uko Imana ihemuka bitumye ivuga ibi ngibi, ahubwo ni uko habayeho kutayumva. Nabasabiye ngo habeho kumvira Imana. Imana ibane nawe. Mu by'Imana yavuganye namwe mu masezerano yanyu, mu mihamagaro yanyu, mu gukorera Imana kwanyu, habeho kumvira Imana. Nibwo muzakira iby'Imana yavuganye namwe, nta kibazo gihari. Ndamubwira ngo uzajya ubyara urushye. Birumvikana ko umugore yahise akubita amarira. Ndamubwira ngo kandi kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe. Ndamubwira ngo kandi umugabo wawe nawe azagutwara. Gihindukirira na Adamu. Ndamubwira ngo Adamu, kubera yuko utanyumviye, kaba wumviye umugore wawe, nawe birahindutse. Birahindutse. Harela sewani mandi God segom. Hakina zariwani mandi kosti gadima. Helos. Hirawira sima. Power garis. Dunia kiwas mande. Amen. Chos. Melas kalo kwele sansi my God. Mbonye marayika w'Imana ahagaze muri iri teraniro, ateze amaboko gutya yarambuye, ariko yararimo yizengurutsa gutya, harimo yizengurutsa uku nguku. Ngiye kumva numva ijwi rirenga yavuze ngo kuri mwebwe, ku bantu bateranye muri uyu mugoroba, ku bantu bataramiye ahangaha, Imana ije guhindura. Imana ije guhindura. Imana ije guhindura. Kwa Adamu byarahindutse, ava mu masezerano hinjira mu yandi mabi, ariko numvise Imana imbwira ngo ije guhindura. Ibakura mu bibi ibazane mu byiza, bakura mu kutizera ibashira mu kwizera, ibavane mu kutayumvira, ibahagarike ku munara aho Imana ivuga mu kumva ikivuze. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo cyo nkimenye none ahangaha. Iramubwira ngo birahindutse. Adamu we, iramubwira ngo kuko utanyumviye uzaniye ubutaka kuvuma, ntago buzongera kukumereramo imbuto, buzakumereramo imikeri. Iramubwira ngo kandi gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Ariko mbonye marayika, Beras Ginman, High Goal Essence my God. Imana himbazwe n'ukuri kose, ariko Mana uri mwiza. Tugere gutya tuyira Imana ni nziza n'ukuri kose. Kobari simana, kubari maso babonye umucyo nabyumvise. Iramubwira ngo kandi gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umucyo. Ngo Imana ihitiza n'ingabo z'abakerubi ibahagarika kuri iyo ngobyi. Irabwira ngo musohoremo ababaga, musohoremo uyu mugore, musohoremo n'uyu mugabo. Ngihita harindisha ingabo
z'abakerubi bafite inkero, iramubwira ngo ntihazagire umuntu wongera kwinjiramo muri iyi ngobyi ya Edeni, kuko hatabayeho kunyumvira. Ku bantu batari barumviye Imana, uyu munsi mutangire kumvira Imana. Ku bantu batizeraga Imana, batakaje kwizera n'ibyiringiro bigashira, dore mbonye marayika ateze amaboko aje guhindura ubuzima bwo kutumvira no kutizera no kudakora. Imana ibuhindure, ivunjemo ikindi gishya Imana igambiriye gukora, kandi ifashe umwanzuro nta wayibuza, ihagurutse nta wayicaza, igambiriye gutanga nta wayihina amaboko. Yitwa Imana ishobora byose. Ndagukunda Yesu. Belas my God, kelawa nimana ilas. Ngarika impuhwe zifashe Imana ngita yica intama, irangije ibadodera umwenda mu ruhu rw'iyo ntama. Turashimira Imana ko naho byamera gute. Haleluya. Banyamasezerano, haleluya. Banyamasezerano, haleluya. Imana hari ikikoze, hari impinduka zibayeho, hari ikizutse, hari igitambwe mu cyimbo cyawe, hari igikoretse kugira ngo ubuzima bwawe bwongere kuba. Asante. Imana irimo irakora akazi. Imana irimo irakora muri iri teraniro n'ukuri kose. Imana irimo iragenda ikora ibintu bikomeye. Imana irimo iragenda igarura ubwenge bw'abantu bwari bwaragiye. Imana irimo iragenda igarura ibihe by'abantu bari barambuwe. Imana irimo iragenda yongera yunga ubumwe. Imana irimo iragenda isibura imiyoboro. Imana irimo iragenda isubiza abantu ku munara. Imana irimo iragenda yongera icaginga, kandi Imana irimo iragenda icana umuriro wari warazimye. Hari ibintu biba ugahita ubona bikurushije imbaraga, hari ibiba ugahita ubona birenze uko watekerezaga. Imana irimo irakora, muyikomera amashyi menshi cyane. Ababyeyi nimushiremo n'impundu, komera Imana amashyi. Twasoma ijambo tumwe bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Igihe Yesu na nyina Mariya n'abigishwa be ngo bari batashe ubukwe bw'Ikana, bageze muri ubwo bukwe basanga abantu ni benshi, ngo abaseriveri batangira kugenda baseriva abantu, ariko ngo igice cyose kirasigara nk'uko waseriva bano bariya bagasigara. Nyina wa Yesu karagenda abibwira Yesu, aramwegera aramubwira ngo mwigishe, ahantu nta byo kunywa bafite, two bari bafite turabarangiranye. Yesu nawe ngo igihe cyo gukora kwe n'icyari cyakagera. Amen. Haleluya. Haleluya. Igihe cyo gukora kwa Yesu ntabwo cyari cyakagera. Yesu ngo abwira nyina, aramubwira ngo mubyeyi, tubigendanyemo gute ko igihe cyo gukora kwanjye kitaragera? Yesu akuzaho nyina Mariya kuko yaramuzi, ravuga ngo Yesu ntajya yiyumanganya. Ku muntu wamwizeye agahagarara mu kwizera, ku muntu wamwumviye agahagarara kumwumvira, ku muntu wamukoreye ntacyo arebyeho. Yesu ntajya yiyumanganya. Nyina aragenda amenera ibanga abahereza, abasanga mu gikari,
aravuga ngo ubundi banga ryo kurya ibya Yesu ni ukwizera, kabiri ni ukumva, gatatu ni ugukora ibyo avuze. Ibyo biguhesha kurya ibye naho yaba bimeze biti. Amen. Arababwira ati ibanga ryo kurya ibya Yesu, ibanga ryo gutamira amasezerano. Abadayimoni bahari bavuza induru ukayari. Ntuvuga ngo icyambere ni ukumva icyo avuze warangiza ukagikora nk'uko avuze. Arababwira ngo kabiri ni ukubyizera, ukamwizera ko naho byaba bimeze gute ari bukuri. Gatatu ni ugukora icyo avuze. Muvuge ngo amen. Yesu Mariya aragenda yicarira hariya, abahereza nabo bahita bajya mu nama. Muvuge ngo amen. Fata mugenzi wawe mu kiganza umwe, genda ufata umwe nkwereke uko yabigenje. Abahereza ngo bajye inama, baravuga ati rero navuga ngo dukore icyumba bari rugikore, navuga ngo tugire gutya ntunci intege, ngo bajye inama. Vuga ngo amen. Bwira mugenzi wawe ngo ubwo Yesu agenderera abandi nawe ntagusige. Ubwo agenderera abandi nijoro, uyu mugoroba ubwo agira ibintu akora nawe ntagusige. Ukagenderera abandi nawe ntagusige. Abahereza ngo bari mu nama bikora ku mutima wa Yesu, bari kubiganiraho ngo bikora ku mutima wa Yesu. Yesu arahaguruka ngo abasanga mu gikari, sanga barimo bamuganiraho. Ntago ajya yiyumanganya ku muntu umwizeye. Buryo watuye nta biryo bihari ukavuga ngo ntago ndi bumurare. Nizeye ko Yesu ari bungaburi, aragabura. Iyo watuye ukavuga ngo nubwo ari nta kazi, nizeye ko azambeshaho. Yesu akubeshaho. Iyo wizeye ugahamya ukavuga ngo yavuganye nanjye sinamuhemukiye, ajyaze. Ngabara ahageze harababaza ngo mufite kwizera, baravuga ati kurahari. Mwiteguye kunyumvira, baravuga ati turiteguye. Mwiteguye gukora ibyo mbabwira, baravuga ngo turabyiteguye. Arababwira ngo mufate ibikombe mudahira amazi muri ziriya ntama, ngo baradaha baruzuza. Bamaze kuzuza ngahita babwira ngo nimudahe mushire umusangwa mukuru. Ngo baragenda baramuhereza. Asomyeho gahamagara umusangwa, aramubaza ngo ibi ni ibiki? Abandi bantu amakwe yose babanza utuntu turyoshye, abantu bamara guhaga bakazana ibibishye. Kandi inaha niko bimeze. Muzarebe umuntu waruye mbere n'uwaruye nyuma, biba bitandukanye. Waruye mbere n'uwaruye nyuma biba bitandukanye. Yesu iyo wamwizeye ajya akora ikinyuranye. Ahari hari uguseba ajya abihindura, ahari hari kumwara ajya abihindura, hari urupfu iyo wamwizeye ntacyo yitayeho ajya ahaguruka agafata ijambo. Ajya ahaguruka agafata ijambo. Mu gice cya 9 Yesu ngo yari ari kumwe n'abigishwa be, banyura mu murwa, ngo bari kugenda bahura n'uwavutse ari impumyi. Yari impumyi mu buryo butangaje. Abigishwa ba Yesu ngo bahindukira Yesu baramubaza ngo mwigishe, uyu muntu yakoze ikihe cyaha? Ni wowe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be ko uyu muntu ari impumyi mu buryo budasanzwe? Yesu arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bigeze bakora. Arababwira ngo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njye. Arababwira ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Arababwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye akiri ku manywa. Garunama acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo agasiga ku maso hiriya mpumyi. Amen. Ubundi Imana ivuga ibyivuze ntabwo tuba tubibona, ariko iyo twizeye tugakora
tugakora ibyo yavuze, ibyo yavuganye natwe amaso yacu ajya ahumuka tukabireba. Ntabwo ari ngombwa ngo Imana ivuge ibintu bihari bigaragara biboneka, n'ibitaboneka Imana ijya ibivuga. Kandi iyo ibi bireba itegereje ko muyumvira, mukumva ibyo ivuganye nawe. Itegereje ko muyizera, mukizera ko ishobora byose. Itegereje ko muyikorera, mugakora ibyo ishaka gusa. Turambura ibiganza tuvuga ngo Mana dushoboze. Marayika ari hano ari mu kazi namubonye. Horame wazareba. Yesu ngarangije kumusiga akondo ku maso. Aramubwira ngo genda ujye Silowamu. Nugera Silowamu kore bino bintu bitatu. Hari byo turi kuvugaho uyu mwanya. Muvuge ngo amen. Cyambe twavuze ngo nukumva. Iyi mpumyi nta maso yari ifite, ariko yari ifite amatwi. Kibirangije irabaduka, ihitihaguruka, itareba. Ntabwo yari izi niba arepfire cyangwa ari hariya cyangwa ari aha cyangwa ari hano. Ntabwo tuzi iby'Imana yavuganye natwe aho biherereye. Ntabwo tuzi aho bizanyura, ntabwo tuzi aho bizaca. Icyo twizeye nuko iyo ivuze ijambo irarisohoza. Iyo ivuze ijambo iraririnda kugeza risohoza. Ngiyi mu myihita ihaguruka n'agakoni. Baza abantu irababwira ngo mundangire Silowamu. Barabwira ati Silowamu ucanga. Ngo impumyi iragenda, byayicanga ikayoboza, ikavuga ati mundangire inzira y'Isilowamu. Bakayibwira ati inzira icanga. Noneho ngari mu nzira y'Isilowamu yagiye ahura n'abagaruka bavuye. Akababaza ati mwandangiye ku nzira yerekeze Isilowamu, ngo barayimurangira. Ariko bakamubwira ati se shahu urajya Isilowamu, nta murwaza ufite, nta muntu uzakujugunyamo, uririga ujyayo kumara iki? Arababwira ngo icyo nzi cyo nuko unsiza kondo arambwiye ngo ngere. Karagenda ajya Isilowamu. Hagezeyo asanga hari abahamaze imyaka n'imyaka, barahumiye kandi baravuganye na Yesu, bamurindiriye aho ngaho. Wahageze harababaza ngo aha ni Silowamu ko nareba. Bamubwira ati ni hano. Ati mundangira akayira kamanuka hasi mu kidendezi. Barangije baramubwira ati tuza tukubwira amabwiriza agenga hano ku kidendezi. Ngo barayamuha, baramubwira ati rero aha ngaha umuntu ugiyemo bwa mbere ikidendezi kihindurije niwe ukira indwara iyo ari yo yose. Rero rindira marayika nasa agahinduriza aya mazi nibwo uri bukeme. Haleluya, haleluya. Mpumyi irababwira ngo wapi? Wavuganye nanjye, yambwiye ngo nzi. Kandi ntabwo yambwiye kumvira iby'abantu. Muve mu by'abantu, mureka amajwi y'abantu, mureka amajwi y'abadayimoni, muve mu bicantege, mu bibananiza. Wumva icyo Imana iri kuvugana nawe muri iki gihe. Reka kugenda mu gihiriri, tega amatwi wumva icyo avuganye nawe. Haleluya. Impumyi irangije iravuga ati munyereke inzira. Ngo baramuseka. Avuga ati sha uje vuba, ayo ni amavamuhira. Twe yavuganye natwe tukiza hanga, turacyarindiriye. Kabiri avuga ati abandi bajya bakira turi ahanga kubera ko bafite abantu babajugunyamo. Noneho uraje nuko ngukuri gurahe n'abahumye rimwe ntago rijya rihumuka. None wowe nta nari mufite, n'abahengamye ntago bajya bago. None wowe nguraje arabwira ati ariko ngewe mfite kumvira. Naho nta muntu waba uhari, ngewe nibitseho kumvira. Naho nta muntu waba uri bunsunike, nge nize ndimo ndumva icyo yavuganye. Karangije aravuga ati mwanyeretse inzira. Baravuga ati aha manukira aho ngaho. Kabaramanutse, aramanuka. Ngo babona aramanutse, agezemo mu kidendezi. Ngo babona arambitse agakoni hasi, babona kunja ishati. Ngo bagiye kubona babona runamye, bagiye kubona babona adashya amazi, arakarabye.
twavuze ngo icyambere nukumvira. Wagize neza wumvira umwuka wera uraza. Wagize neza wumvira ijwi ry'Imana, icyo cyo wagikoze uraza. Kabiri ugeze hano izere ko aho wicaye Imana ihari. Kandi iri aho ngaho ishoboye ibintu bingahe byose, mu byizere gutyo ntago ari ibinyoma. Imana ishoboye bingahe mu ntabara muviga cyane, ishoboye bingahe byose. N'ibyawe irabishoboye. Amen. Ngo babona adashamaze baravuga ati mbega agapfu. Ntago ari uko babikora. Baravuga ati no, yavuze ngo niyuhage. Ngo bagiye kubona babona arahumutse. Babona avuye mu mazi ahumutse. Ese marayika yahinduye uburyo. Ntago yari yahinduye uburyo, ahubwo nuko uyu muntu yari yumviye. Dufite ikibazo cy'abanyetorero ngo bamaze gukura, umwuka wera avuga, bo bakabiyunguruza ubwenge bwabo, ntibakora icyo umwuka wera arimo avuga. Abantu bamaze gucika intege, barananiwe, ntibagisenga. Ngo barasenze ntibyakunda, ariko basenze mu gihe kitari cyo gusenga. Ku gihe cyo gusenga Imana ivuga ntibabikoze, babikora mu gihe cyabo. Bagiye babikora mu buryo bunyuranye n'ubwo Imana ishaka ko bukorwa. Umuntu ugiye gusenga icyambere arabanza akezwa. Urwo ni rwo rufunguzo rw'amasengesho. Kabiri harabanza akavuga Imana ukwiri. Urabanza ukayivuga ukwiri. Kaho ati ndakuzura umunyembaraga, kuba ngeze ahasiga ubw'imbaraga zanjye ni kubwawe. Imana yareba igasanga nibyo koko, kavuga ati ntago natererana umuntu uri gusenga muri ubu. Haleluya. Amen. Uvuge ngo amen. Amen. Ndashoje, reka dusenga Imana. Tugiye gusenga n'Imana. Marayika yarateze ibiganza namubonye, kandi aracyari muri iri teraniro, arimo arakora, nge ndibona byiyumvamo ko ari gukora. Amen. Cyambere nukumvira. Uracyumvira Imana cyangwa byarahindutse usigaye wumvira abantu? Yo mwuka wera kubwiye ngo senga yirize iminsi runaka, uracyumvira umwuka wera ukabikora cyangwa byarahindutse usigaye wumvira umubiri wawe, cyangwa usigaye wumvira ibindi bintu runaka? Urakizera Imana, kwizera kwawe kuracyahamye. Iyo ukorera Imana wumva ko ari Imana ukoreye koko, kandi uri gukorera ingororano. Nta gukora kubw'umuntu cyangwa kubw'abantu, cyangwa ubyarahindutse. Tugiye gusenga n'Imana. Umuntu wese wumva yaratakaje ibi bintu bitatu mvuze, cyangwa akaba atabifite, atarigeze abibona, ahaguruke dusenga n'Imana. Haguruka dusenga n'Imana. Haguruka dusenga n'Imana. Imana yongere igusubizemo kuyumvira. Imana yongere iguteremo kuyizera. Imana yongere iguteremo kuyikorera nkuko yaguhamagaye. Mwegekeho iyo miryango. Urakoze guhaguruka bahagurutse. Imana ibaha umugisha abahagurutse. Imana ibaha umugisha. Marayika waruteze amaboko yongere agarure ibihe byanyu. Hanyuma Imana yongere yuzuza amasezerano yayo. Imana yongere ireme igitangaza gisha ku buzima bwanyu. Muhagurukire icyarimwe, mwihaguruka buke buke. Tugiye gusenga n'Imana iri kuvugana nawe. Kandi ubu ngubu abantu bagira ikibazo gikomeye, Imana ikavuga ariko ntibumve icyo Imana ivuze. Imana yaguhaye amasezerano, Imana yaguhaye ibyiringiro bikomeye, ariko kugeza uyu munsi wa none ntabwo uri kugendera muri uwo murongo. Uyu munsi ukwiriye kubaho uri umuntu wumvira Imana, ukabutumvira abantu, ukabutumvira umubiri, ukabutumvira isi. Ibi bintu bitatu ukwiriye kuba bifite: kumvira, kwizera, gukorera Imana. Ukwiriye kubigendana. Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Hanyuma mwebwe musigaye mwicaye mutunga aba bantu ibiganza, mubatunga ibiganza gutyo, muvuge ngo Imana ibasubize ibihe byabo, Imana ibagarurira ibihe byabo. Kadusaba umushumba wacu aze asengera abangaba. Namara gusenga nanjye ndasenga, twinginga Imana yongere isohoze umugambi wayo ku buzima bwacu. Kugira ngo Imana igire ibyo dukorera, hari ibyo dusaba.
kandi ibyo dusaba ntago bikomeye cyane, twabyumvishije. Ntago ishobora kuguha wowe ibyigusaba utabikoze. Niyo mpamvu dukwiye kuyumvira. Mana yacu ishobora byose, turagushimiye ko uhibereye. Uraha ngaha uvuganye na buri wese uraha ngaha imbere yawe, kandi muri iri teraniro hari ibyo ugaye, muri iri teraniro hari ibyo wanze, muri iri teraniro hari ibyo udashaka. Niyo mpamvu ukoresheje umukozi wawe, kandi niyo mpamvu bene data n'abashiki bacu batsinzwe n'ijambo ryawe. Turakwinginze, babarira buri wese uciye bugufiya. Babarira uyu mugabo, babarira uyu mubyeyi, babarira uyu mukobwa, babarira uyu musore, buri wese utsinzwe n'ijambo ryawe muri uyu mwanya. Turakwinginze, mweze kandi umutunganye. Amaraso ya Yesu nakore kuri buri wese, twumve imbabazi zawe. Tubabarire kutizera, dore kutizera kwabaye kwishi, kutujyana mu bibi byinshi. Dore kutumvira, kutakumvira kwadukoresheje amakosa menshi. Dore kutagukorera uko bikwiriye muri iri teraniro. Turakwinginze, tugirire neza. Babarira buri wese, imbabazi zawe buri wese azitahane. Turagushimiye kuko ubyumvise, kandi turagushimiye kuko bikoze. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Hanyuma muhaguruke mwese n'abari bicaye muhagarare. Umuntu wese abwira Imana icyo yumva ashaka kuyibwira. Nyuma yuko twemeye gukora ibyo Imana ishaka, Imana nayo igambiriye gukora ibyo ishaka ku buzima bwawe. Mana, turagushimiye, uhabwe icyubahiro. Imana ivuga bikaba, kandi iyo utegetse byose birakumvira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware mu kiganza cyawe. Turasabira aba bantu bari bari guhungabanywa n'imiyaga, bari bari guhungabanywa n'imiraba, bari baruhijwe n'imisozi ikomeye, bari baruhijwe n'ibigeragezo bikomeye, bari baruhijwe n'amakuba akomeye. Imana irambura ikiganza, rambura ikiganza cyawe Yesu, rambura ikiganza cyawe Yesu. Tanga ubuzima hatari hari ubuzima, tanga imibereho hatari imibereho, tanga akazi ahari hari ubushomeri, tanga ubukire ahari hari ubukene, tanga ibyo kurya ahari hari inzara. Kira ibintu hindura muri uyu mwanya, kira ibintu hindura muri uyu mwanya. Uwaje arwaye, muhindurire ubu burwayi bukureho, hatahana ubuzima. Waje ari kurira, amen, hindura aya marira, yarememo ibyishimo. Atari waye sharegome hatande harikanda stika, amen, kakosa pawastekala herakiaso pawerekome pikatustas miras ekira hakone sande hari dimosa. Yawe mahoro yacu we, bugingo budashira, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana ifite urufunguzo rw'ibizaba ku muntu wese. Dore ababyeyi bakwizeye, dore ababyeyi bakwiringiye, dore abamaze igihe bagutegereje, dore abagabo bakurindiriye, bagutegerereje mu byo wavuze, bagutegerereje muri nza yawe, bagutegerereje kuri uyu munara w'amasengesho. Aya ngaya dusenze nahinduke umuriro, aya dusenze nahinduke umuriro utwika abadayimoni, utwika abadayimoni, utwika imyuka mibi, utwika intege nkeya, utwika ibitotsi bizanwa n'abadayimoni.
aya dusenze nahinduka imbaraga, kandi Uwiteka aya ngaya turi gusenga nahinduka icumu, aya nahinduka icumu, aya dusenze nahinduka inkota, tuyicumise abadayimoni bivanze mu byacu, abadayimoni bivanze mu byacu, abadayimoni bivanze mu buzima bwacu, tubateye iri cumu, tubateye iri sengesho, tubateye iyi nkota mu izina rya Yesu. Imana nirengera uyu mupapa, Imana nirengera uyu musore, Imana nirengera uyu mukobwa, Imana nirengera ababaririmbyi, Imana nirengera ababariraga, Imana nikora igitangaza, Imana nitahe mu miryango yacu, Imana y'amahoro niyitamurwe. Tugukomeye amashyi Mwana, turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, turagushimiye Uwiteka. Zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya.